Nusimbuka ino video ko hari ikintu kirenze ngiye kubwira ku Mana utaruzi. Amwe mu mazina ari common cyane Imana yitwa muri Bibiliya harimo iryitwa ngo ni Yawe. Ariko mu rurimi rw'Igiheburayo bakaba bandika ya, ha, wa na ha. Bivuze ngo ubaye ugiye kubisoma gutya nta nyajwi irimo, ushaka ngo urumva bivugitse kimwe guhumeka se. Neza neza iyo usomye rino zina udashyizemo inyajwi umeze nk'umuntu uhumetse neza. Bivuze ngo ijambo rya mbere umuntu avuga akivuka ndetse n'irya nyuma avuga agiye gupfa ni izina ry'Imana. Uko wabigenza kose ubuzima ubayeho kuva utangiye kugeza uzarangirira uba uvuga izina ry'Imana. Ese wari wagera nko muri situation ukumva umuntu yakubwiye ngo tuzi usa nk'uhumekaho gato, naho uba ugiye kuvuga izina ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo ibihumeka byose bihimbaza Uwiteka. Bivuze ngo abantu tukabyanga twabyemera Imana izesha icyubahiro kandi kuri buri wese. Imana ijya kurema Adamu ntabwo yapfuye kumubwira gutya gusa ngo baho, ahubwo dore icyo yakoze. Uwiteka Imana irema umuntu umukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bivuze ngo kuva mu itangiriro mbere ya byose Imana yabanje guhumekeramo umuntu kugira ngo ubuzima bubeho, kandi na n'iyi saha iracyaduhumekeramo kuko turacyavuga izina ryayo duhumeka. Uko winjije umwuka unawusohora uba uvuze izina ry'Imana, kandi uzirikane yuko Imana itwegereye kurusha umwuka duhumeka. Shalom.